byiza mwe dukomeza kubana umunsi ku munsi kuri YouTube channel yacu, amahoro y'Imana akomeza abane namwe. Ndabasuhuje ikaze mu kiganiro tuganira amakuru y'imyidagaduro hano iwacu mu Rwanda ndetse n'ibwota Masimbi. Twebwe sura yacu niyihe twubaka showbiz nyarwanda iziramo amashyari, inzangano, gutukana, gushyamirana, kwangana, gusebanya, gushyirana hanze ubwambure ndetse n'ibindi byinshi cyane bigenda bivugwa ku mbuga nkoranyambaga. Byari mu kiganiro ku kinyamakuru bita Igihe gihostingwamo n'uwitwa Rugaju ndetse na Faustinho, ubwo bagenda baganira amakuru ya siporo atandukanye hano iwacu mu Rwanda ndetse no hanze, bakagenda nyine bazanamo umutumirwa utandukanye. Hajemo Bruce Melody, hajemo Kensi, hajemo Scovia, hajemo Munyakazi Sadate, hajemo n'abandi batandukanye. Ariko muri iki cyumweru gitambutse nibwo bari batumiye witwa Angeli Mutabaruka, umunyamakuru wa Radio 1 ndetse na TV 1. Nyine muramwumva Mutabaruka, iyo abantu bese bavuze Mutabaruka bahita bamuhuza na Kensi ku nkuru bakora mu kiganiro bita Rirarashe. So rero nibwo bari batumiye uwitwa Mutabaruka bari kumuganiriza. Ni nabwo mu biganiro bye avuga yuko yikundira umuhanzi bita The Ben cyane cyane. Nawe bamubajijeho bamubaza n'ukuntu Bruce Melody yavugiye urubyiruko by'imbuga nkoranyambaga ko batuzanira monetize. Byose nyine agenda abivugaho, agenda abisobanura ariko bidakwiye ko yikundira The Ben. So rero witwa Mutabaruka nibwo abantu benshi bibaza kuri trie yiwe na Kensi, uburyo bahuza mu kiganiro, umwe ari umukozi undi ari boss, uburyo bahuza inkuru zabo zikaryoha. Noneho bakata twa duce twaza kuri TikTok na Instagram abantu bagakuba nyine bakabikunda kurushaho, bitewe n'ukuntu Mutabaruka akritika Kensi naga akritika Mutabaruka. Nyine ikiganiro kikaryoha cyane, ukabona ni abantu bamenyeranye kandi bamaranye igihe. So rero uwitwa Angeli Mutabaruka nibwo yavuze ati buriya iyo yakoze ikiganiro ari wenyine hari igihe aba yumva kitaryoshye, kidafite amavuta, nyine kitaryoshye kandi kitari buze nyine ewana kuba cyiza cyane. Kimwe na Kensi nawe iyo ya hostinze wenyine ntago nyine nawe bimuryohera. So rero ngo iyo bari babiri bahuriye ku ngingo ziri kuvugwa hano hanze yaba muri politike, bibaryohera cyane kandi biba bimeze neza. Rero uwitwa Angeli Mutabaruka ni nabwo yavuze yuko witwa Kensi yamuvuje akamuvuza amaso, bivuze yuko atamuta ngo amusige. Rero bisobanura yuko witwa Angeli Mutabaruka ndetse na Kensi ni abantu baziranye kandi bamaranye igihe kinini kandi binagoye no kugira ngo batandukane. So rero reka tubyumve muri buno buryo witwa Angeli Mutabaruka yasobanuragamo kuri trie na Kensi uburyo bameze mu kiganiro kiryoshye. Iyo ataje barumva ntazi bakumamagara kuri telefone amenye muhamagara mbihiwe, ariko yaje hari ingingo ikomeye mu minsi, hari ingingo zikakaye cyane za politike zanyazo umushyikirano haba hahi bamushangwa aze tubivuge kuko biba byavugiye habona, noneho tubisesengure. Yego turi kumwe wenda bimwe byumva uko nanjye byumva uko tubivuge. Urumva iyo atabonetse ngo tubijye impaka, barumva umunsi wanjye upfuye. Ni ukuvuga ngo hari igihe wumva wamubwira nubwo ari boss kamwe ati ihangane, cyangwa hari n'igihe umubyutse kamwe ati Kensi rwose oya binabaho, hari igihe ashobora kumamagara ati numva naryamye ninze kubera impamvu z'akazi birumvikana, none ndumva bitameze neza, none ihangane uze ngwino. Ibintu uko bimeze ntabwo ngwino, ingingo irashyushye irakomeye, akihangana akaza. Nkuko nanjye igihe nari ndwaye, hari igihe narwaye igihe kirekire barambaza amaso, byageze bikamwanga mu nda. Abatari ku muntu bamuhaye ikiruhuko n'umunwa bahaye ikiruhuko. Aho narabamagaye yabagare mu kiganiro bari mu ngashaka kuncokoza kandi bamaye ikiruhuko. Aho nayo ngabitegetse bamaye ikiruhuko cy'umunwa. Ukita batereka ngo tukajyaho. Ubu n'ubundi umurwayi
n'umuntu muzima ntibahuze kandi urwaye kandi urwaye ni ukuvuga no kuri telefone aguhamagara ntimuhuze n'ubundi hari igihe tudahuza n'uyu munsi sinamuhamagaye ntiduhuze ariko wenda bimwe tugahuza ibindi ntiduhuze nizere ko mwabyumvishe. uwo nguwo ni Angel Mutabaruka uko agenda abisobanura mu bwo bari bamutumiye ku kinyamakuru bita Igihe. So rero nibwo muranabizi ko witwa Kenisi ari we perezida wa Gasogi United, Angel Mutabaruka akaba perezida w'abafana. urumva nyine abo bantu cyambere cyo baraziranye, bafitanye nyine umubano ukomeye cyane, bafitanye nyine ubushuti buhambaye cyane. So rero turi kugenda tuvuga ku byo nyine bakomeje bagenda bamubaza mu kiganiro, bavuga ko umuntu wita Angel Mutabaruka ari umuntu utagira ikigare, ari umuntu utagira nyine igikundi cy'abantu agendana nabo, muhura cyangwa muganira ari uko wenda mufitanye gahunda, ariko nyine wa muntu we tuvuge ngo uramufatiranye, buriya biragoye yuko yaguha umwanya nyine mukaganira. So ni n'ibintu byiza kubera ko muri iyi sosiyete yacu umuntu ashobora kukwica akakurimbura bitewe n'uko ngo muri inshuti, kubera yuko harya ngo umuntu akubwira ati ndi Remera nsanga i Nyamirambo nkugurira akantu tuganire, ibyo ngibyo uwitwa Angel Mutabaruka ibyo ngibyo ntago ajya abikozwa, kubera yuko yaje gusanga ko abantu bamaze kuba ababi muri iki gihe tugezemo. So rero Mutabaruka bagiye bamubaza ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ni nabwo yahishuye akavuga ati uwitwa Kenisi yaramuvuje amuhatirije, ubwo abantu bari bamubwiye yuko amaso ye nyine bazayakuramo atazakira, uwitwa Kenisi akamuvuza. rero umukoresha nk'uwo nguwo burya biragoye ko wamuterana cyangwa ukamuvaho. rero bivuze yuko kubona tire ya Kenisi ndetse na Mutabaruka ari tire y'abantu wenda tuvuga ngo bashwana cyangwa ngo batandukana, buriya biragoye cyane kubera yuko bahuza birenze. rero biragoye kuzabona bano bantu nyine batunze ubumwe. So ni byinshi cyane witwa Mutabaruka bagiye bamubaza mu kiganiro, mugende kukireba ku Igihe Sport mukirebe mukirangize. ni byinshi cyane yagiye avuga kuri Kenisi, ni byinshi cyane yagiye yivugaho ku giti cye bigiye bitandukanye. twe tuganira amakuru y'imyidagaduro hano iwacu mu Rwanda ndetse n'ibwota amasimbi, turi kumwe. ciao ciao.